si amafaranga winjiza gukiza, ni uburyo uyakoresha. Niba ushaka gukira, ntutangire ushaka amafaranga menshi, tangira wiga uko amafaranga make ufite uyacunga. Kubera ko umuntu udashobora gucunga 100,000 na miliyoni 100 zishobora kumusiga ari umukene. Wibukire ijambo: abakene bagura ibyo bashaka mbere, abakire bagura ibyo bakeneye mbere. Nshuti za Shoza TV1, turabashuhuje. Uyu munsi tugiye kubagezaho ibintu 10 abakire badashobora gushoramo amafaranga yabo. Ibyo tugiye kubagezaho si ibitekerezo byanjye gusa, twifashishije ibyavuye mu bushakashatsi bwatangajwe na Forbes Investopedia ndetse n'ibyavuye mu gitabo The Millionaire Next Door. Ahubwo bushakashatsi bugira buti: abakire benshi ntibakoresha amafaranga yabo mu kwiyerekana, ahubwo bayakoresha mu gushora imari no kubaka umutungo ubyara andi mafaranga. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, reka mbanze gusaba akantu gatoya. Muvandimwe wanjye, ndagusabye kanda kuri subscribe, kuko iri somo rishobora kuzaguhindurira ubuzima. Ntuzicuze gucikwa n'amasomo yose yigisha business agatyaza ubwenge anyura kuri Shoza TV1. Reka dutangire. Bavandimwe, hari ikintu gitangaje cyane kibaho ku isi. Umuntu ashobora kuba afite miliyoni 500 kuri konte ye, ariko agenda mu modoka isanzwe, yambaye imyenda isanzwe, ndetse telefone ye yaramenetseho gatoya ku ruhande. Ariko ugasanga undi ufite amafaranga yo kugura imigati y'icyumweru kimwe gusa, afite telefone ihenze kurusha wa mukire. Iyo ubibonye bwa mbere, uravuga uti uyu mukire ashobora kuba ari umunyabugugu. Ariko kuri nuko abakire benshi bazi ikintu abantu benshi bataramenya. Si amafaranga winjiza gukiza, ni uburyo uyakoresha. Hari abantu bahembwa amafaranga make ariko bagakomeza gutera imbere. Hari n'abinjiza menshi cyane ariko buri kwezi kukarangira bafite konti imeze nk'ubutayu bwa Sahara. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ibintu abantu benshi, abakire benshi banga gukoreshamo amafaranga yabo. Gumishaho urushinge utera agatebe. Niba ushaka kumenya impamvu abantu bamwe baguma bakira mu gihe abandi baguma biruka inyuma y'amafaranga ubuzima bwabo bwose, komeza unkurikire. Reka turebere hamwe icya mbere. Abakire ntibagura ibintu kugira ngo batangaze cyangwa bemeze abandi. Iki ni cyo kintu cya mbere umuntu usanzwe iyo abonye mugenzi we aguze imodoka nshya, umutima uhita umubwira uti nawe genda uyigure. Naho ubundi abantu bazagira ngo uri umukene, akajya gufata inguzanyo, akagura imodoka, akayifotorezaho, akandika kuri WhatsApp ati God did, Imana yarabikoze. Nyamara nyuma y'amezi 2 lisansi yamaze kumurusha imbaraga. Abakire bo babaza ikibazo kimwe gusa: iki kintu kiranyungura cyangwa ni ukuntwara amafaranga gusa? Niba kigiye kubatwara amafaranga gusa, inshuro nyinshi ntibakigura. Reka turebere hamwe icya kabiri. Abakire ntibahindura telefone buri gihe. Hari abantu iyo telefone nshya isohotse batangira guhinda umuriro nk'inkongi yafashe inzu. Niyo telefone yabo yaba ikiri nzima, batangira kuyireba nabi, bakagira bati yarashaje. Nyamara iyo uyifashe usanga ikora neza kurusha nyirayo. Ndasubiramo neza: iyo ufashe iyo telefone usanga ikora neza kurusha nyirayo. Abakire benshi bo bagira bati niba iyi ikiri guhamagara, kohereza ubutumwa no gukora akazi kanjye, ikibazo kiri he? Sinkeneye guhindura telefone. Bazi ko amafaranga azigamye uyu munsi ashobora kuba ishoramari ry'ejo. Reka turebere hamwe icya gatatu.
Abakire ntibakunda kugura imodoka zibarenze. Hari abantu imodoka yabo iba ifite agaciro karuta k'inzu babamo. Ibyo ni nk'umuntu ugura ingofero ya miliyoni 2 adafite amafaranga yo kugura ifunguro rya nimugoroba. Abakire benshi bazi ko imodoka atari ishoramari. Imodoka ni nk'imbwa nziza yo kwa boss irya amafaranga, si cyo cyihutirwa kurusha ibyinjiza amafaranga. Imodoka uyigurira essence, uyigurira assurance, uyikorera entretien, uyishyura contrôle technique, uyigurira amapine n'ibindi byinshi bibaza amafaranga. Igihe cyose ibikubwira iti nyongera ndi nkaho yayakubikije. Reka turebere hamwe icya kane. Abakire ntibakunda gushimishwa n'amapromosiyo. Iri ni ikosa rikomeye abantu benshi bakora. Bajya mu iduka bakabona handitse ngo 50% off cyangwa se twagabanyijeho 50%, bagahita bagura ikintu batari bafite muri gahunda, bakagura bishimye bagataha bishimye, nyamara amafaranga yabo yagabanutse ntiyasubiyeho. Abakire bo bazi ukuri kumwe. Niba udakeneye ikintu, kukigura ku giciro gito si ukuzigama, ni ugusesagura, keretse uzi ko ugiye kukigurisha wunguka. Reka turebere hamwe icya gatanu. Abakire ntibakunda gukoresha amafaranga yabo ngo berekane ko bakize. Ibi birasekeje cyane. Hari umuntu ugura ibintu kugira ngo abantu bavuge bati yo arakize, nyamara abo bantu maze kugenda bagahita bavuga bati nanjye sinzi aho amafaranga yayakuye, uriya mwiyemezi ibye simbizi, wagira ngo yarayibye. Abakire benshi bamenye ko gushimisha abantu bidatanga inyungu. Bamenye neza rwose ko gushimwa n'abantu nta nyungu bitanga. Iyo wishyuye fagitire y'amashanyarazi ya REG ntibaza ngo baragushima. Reka turebe hamwe icya gatandatu. Abakire ntibakunda kugura kuko bishimye cyane cyangwa kuko bababaye cyane cyangwa kuko barakaye. Hari abantu barakara bagasohora amafaranga menshi kubera umujinya. Hari n'abishima cyane bakabona guhaha byinshi batateguye mbere. Mu yandi magambo, uko biyumva kose igisubizo kiba ari ugukoresha amafaranga. Iyo bababaye cyane bati reka ninywere byeri, bishimye bati reka ngure byeri, barakaye bati reka niyahuze inzoga. Ubwo inzoga zikaba zibaye muganga w'ibibazo byose. Ahavuza inzoga ariko wewe bitewe n'icyo ukunda nawe wagishyiramo. Hari n'abahitamo indaya n'abagore. Abakire bo bakunda gutuza mbere yo gukoresha amafaranga. Reka turebere hamwe icya karindwi. Abakire ntibakunda imikino y'amahirwe, betting, tombora n'inzozi z'ubukire bw'akanya gato. Abantu benshi bakunda inzira ngufi. Bifuza gukira uyu munsi nimugoroba, nta gushora imari, nta kwiga, nta gukora cyane. Bashaka gukanda buti imwe gusa. Ariko abakire benshi bazi ko ubutunzi bukomeye bwubakwa buhoro buhoro. Bazi ko igiti cyera imbuto kidakura mu ijoro rimwe. Reka turebere hamwe icya munani. Abakire ntibakunda gukurikira buri trend yose igezweho. Uyu munsi ni imyenda, ejo ni inkweto, ejo bundi ni telefone, mu kwezi gutaha ni ikindi. Iyo umuntu akurikira buri trend, konti ye iba imeze nk'ikamyo itagira ferahama imanuka shyorongi. Abakire bo bakunda kugura ibintu bifite agaciro karambye. Reka turebere hamwe icya 9. Abakire bakunda guha amafaranga yabo akazi. Iki ni cyo kintu gikomeye cyane. Umuntu usanzwe arakora kugira ngo abone amafaranga. Umukire akoresha amafaranga ngo amukorere. Mu gihe abandi bagura ibintu bihita birangira,
mu gihe abandi bantu bagura ibintu bita birangira agaciro, abakire bashaka ibintu bibyara andi mafaranga. Niyo mpamvu ushobora gusanga umuntu aryamye ariko amafaranga ye ari gukora. Turebera hamwe icya 10 ari nacyo cya nyuma. Abakire ntibakoresha amafaranga yose babonye. Iki nicyo gice gikomeye cyane. Abantu benshi iyo babonye amafaranga menshi bahita batekereza ibyo bagura bingana n'amafaranga babonye, bityo ntibashobora gutunga amafaranga. Abakire benshi iyo babonye amafaranga menshi babanza gutekereza ibyo bashoramo mbere yo gutekereza kuyakoresha. Niyo mpamvu abakene bagira bati nimbona amafaranga nzakira, nimbona amafaranga menshi nzakira nta kabuza. Nyamara abakire bo bagira bati nimara kumenya kuyacunga neza nibwo nzarushaho gukira. Muri make isomo ririmo, niba ushaka gukira ntutangire ushaka amafaranga menshi, tangira wiga uko amafaranga ufite uyacunga. Kubera ko umuntu udashoboye gucunga ibihumbi 100 na miliyoni 100 zishobora gusiga ari umukene. Wibuke ko abakene bagura ibyo bashaka mbere, abakire bagura ibyo bakeneye mbere. Umenye gutandukana ibyo ushaka n'ibyo ukeneye. Hari ibyihutirwa, hari ibyo utaguze nta gihombo waba ufite, ariko hari n'ibyo ukeneye kugira ngo ubeho. Ibi birihutirwa. None se muri ibi bintu byose twavuze, ni icyo ubona nawe ugomba guhindura guhera uyu munsi? Andika igitekerezo cyawe muri commentaire. Niba wakunze iyi video kandi kanda like, subscribe kugira ngo ukomeze kwakira inyigisho zigufasha kubaka ubuzima bwiza n'ubukire burambye. Mwari kumwe na Shishoza TV1. Ujye wibuka ko amafaranga adakiza umuntu, ahubwo ubumenyi bwo kuyagumana no kuyacunga ari bwo bumukiza. Mwakoze cyane, naho ubutaha.